turabashimiye Emipro kuri iki kiganiro cyiza muduhaye. Twebwe korali Inyange za Mariya dukorera ubutumwa muri Cathedrale Saint Michel, twishimiye kubatumira mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru wa Assomption ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Bikira Mariya koko ni umubyeyi wacu kandi n'ibyishimo by'umuryango wacu. Niyo mpamvu rero twebwe Inyange za Mariya twafashe icyemezo cyo kujya tumuhimbaza dukora igitaramo buri mwaka. Iyi ni edisiyo ya kabiri, igitaramo cyitwa Nyina wa Jambo concert. Rero impamvu cyabiduteye kugikora ni uko dukunda Bikira Mariya kandi twamwisunze twebwe Inyange za Mariya, ndetse n'undi muryango munini w'Abanyarwanda bisunze Bikira Mariya w'umuvugizi, bakamwambaza rimwe na rimwe ndetse akabumva, by'umwihariko yadusuye hano mu Rwanda. Izo ni impamvu nyinshi rero zituma dutegura igitaramo cyamwitiriwe Nyina wa Jambo nk'uko yabivuze Kibeho. Natwe rero turabifuriza kuzadutera inkunga no kuza mu gitaramo cyacu. Igitaramo cyacu rero ku cyumweru ku itariki 10 z'ukwa munani, 10 z'ukwa munani nimugoroba saa 11 twizihiza uwo munsi mukuru. Ntabwo uzaba wabaye ku itariki 10, ahubwo ugiye kuzaba ku itariki 15 z'ukwa munani, ahubwo no gufatanya n'abakristo Gatolika ku isi, by'umwihariko abo muri Paroisse Cathedrale Saint Michel hamwe n'umuryango w'Indabo za Mariya mu Rwanda, ngo turusheho kwizihiza ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Tuzaririmba indirimbo nziza nyinshi cyane za Bikira Mariya, twibanda ku butumwa yadusigiye hano mu Rwanda ndetse yasigiye n'isi hose aho yagiye agera. Rero muzaze, amatike ntabwo ahenze, ni amatike asanzwe guhera kuri 5, 10, 15, 20 ndetse na 25. Tuzataramane ku cyumweru tariki ya 10 z'ukwa munani. Amakorali yose yo mu Rwanda azaba hari, amenshi abihaye Imana bazaba bahari. Natwe Inyange za Mariya turiteguye ngo tubagezeho igitaramo cyiza, indirimbo zinoze kandi ziririmbitse neza. Rero Bikira Mariya akomeze kuba ibyishimo by'umuryango wacu, by'umwihariko twebwe yabonekeye mu Rwanda. Murakoze. Neza, nitwa Gilbert Nzayituriki, nkaba ndi conductor w'Inyange za Mariya, ubwo n'umuyobozi w'indirimbo muri makeya. Ndabatumira mu gitaramo twabateguriye cya Assomption ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya kiri ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani. Twabateguriye indirimbo zisingiza umubyeyi Bikira Mariya, tuzacinya akadiho, ariko n'umwimerere wacu wa classique muri Kiliziya Gatolika ntuzaburamo.
umuryango munini ariko kandi w'abajene. Turi umuryango w'abaririmbyi bagera muri 200 ariko abazaba bari kuri stage nibura ubu ngubu ni hagati y'abaririmbyi 100 ndetse n'abaririmbyi 90 baririmba neza nk'uko mwabyumvaga, abacuranzi bacuranga neza nk'uko mwabyumvaga. Barimo urambaza umwihariko w'Inyange za Mariya. Twe tugira umwihariko cyane kuri Bikira Mariya, kunoza ubutumwa bwa Bikira Mariya mu ndirimbo tukabikora neza kurusha abandi, haba mu butumwa dutanga content, haba n'uburyo tubutangamo n'umuziki mwiza cyane. Ubundi Assomption cyangwa se umunsi wa Bikira Mariya usigaje iminsi 5, ni iyihe mpamvu umuntu koko uri kureba iki kiganiro, kugira ngo ntabwo twe dukurikirwa n'abakatolike gusa, niyo mpamvu umuntu uri kureba iki kiganiro akwiriye kuzaza mu gitaramo cyanyu? Murakoze cyane, nk'uko ubivuze ni iminsi 5 imbere kuri Assomption kwa gatanu igihugu igitanga konje kugira ngo abanyarwanda bose bizihize umunsi wa Assomption. Ni ukuvuga ngo ni umunsi mukuru ukomeye cyane muri kiliziya. Mu gutangira kwizihiza uwo munsi ukomeye muri kiliziya, umubyeyi wacu Bikira Mariya, abantu bazizihiza uwo munsi bose bafite impamvu ikomeye yo kuza tugatangirana ibirori byo kwizihiza uwo munsi mukuru, turirimba twishima mu mbyino no mu ndirimbo. Ku batari abakatolike rero, ikiza kiri mu muziki ni ururimi buri muntu wese ashobora kumva, ari umukatolike, ari umuyisilamu, ari abandi bose. Umuziki ni ururimi rwiza abantu bashobora kumva. Kukunda umuziki ni impamvu ikomeye yo kuza, kuko niba hari ikintu gishoboka, nagiye mbibwira abantu batandukanye, niba hari ikintu gishoboka muri musique classique yo mu Rwanda, level ya nyuma ishoboka tuzaba tuyifite muri concert y'Inyange za Mariya. Niba uri ibindi tuzagenda developa nyuma, ariko ibya nyuma bishoboka mu Rwanda nibyo bazabona muri Kigali. Nibyo ngibyo, muzaze tujye muri iyo celebration. Amatike ndabona uyafite mu ntoki, aragura gute, araboneka gute? Amatike nyafite hano, hari nka tike y'ibihumbi 10, tike y'ibihumbi 20, 25 na tike y'ibihumbi 5. Umuntu ahitamo tike yumva imubereye, ijyanye n'ubushobozi bwe, ijyanye kandi nuko ashaka kwipositiona mu gitaramo. Umuntu yayigura gute? Yayigura ku bitaramo www.ibitaramo.com cyangwa se agahamagara nimero 0782274242. Ushobora kujya Sainte Famille wayibona kuri paruwasi wabona tike yawe. Murakoze cyane Perezida. Merci.